Kamwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane. Oya reka mwabantu umeze mubyihorere. Uramutse agishatse akiri muto cyane. Reka mbasuze kandi mbifurize ikaze mukomeje kudukurikirana aho muherereye mu bice bitandukanye. Murabizi ko twibanda ku makuru agiye atandukanye ari kuvugwa hano mu Rwanda ku basitari cyane cyane biri kugenda bivugwa, biri kugenda bitrendinga, biri kugenda bivugwa, natwe tukabisesengura tukabigira icyo tubivugaho. Rero hari amakuru ari kugenda atangaza ko uwo bita Vestine urugo rwaba rumunaniye, ariko dukomeje gusesengura, dukomeje kureba se ibi bintu byaba ari byo cyangwa byaba ari ukuri. Hanyuma rero nawe nkuko ubwe yagiye abitangaza, yatangaje ko arimo abwira murumuna avuga ati kabisa ntabwo nkwifuriza gushaka ukiri mutoya, ntabwo nkwifuriza gushaka utarakura neza, ntabwo nkwifuriza gushaka nawe ubwawe utarabyumvamo. Ibyo rero byatumye abantu benshi batandukanye bagenda bavuga ko uyu mwana washatse akiri muto akaba yarashatse umugabo mukuru ufite imyaka hafi mukubye kabiri, yaba ngo ari mu mazi abira, yaba urugo rwe rutaba ruhagaze neza bitewe n'amagambo yakomeje kugenda atangaza nk'uko biri kugaragara hano. Murabizi hari abantu benshi, hari ibitangazamakuru, hari igitangazamakuru kimwe cyavuze ko ngo cyavuganye n'umukozi ngo wakoraga mu rugo, ariko dusanga n'ubundi uwo mukozi nta kintu yavuze, nta kidasanzwe yavuze ko babanye neza. Ariko abantu mu isesengura ryabo bakavuga ko urugo kabisa ngo rwa Dorcas rushobora kuba rudahagaze neza, rushobora kuba utaramubereye rwiza. Na rero murabizi tugira ibintu byinshi bitandukanye byo kuvuga ko ntabwo urugo umuntu arwubaka kuko afite amafaranga. Nituvuga urugo rwiza ntabwo ari urugo rurimo amafaranga, ntabwo ari urugo rurimo amazu meza, ntabwo ari urugo rurimo amamodoka menshi. Urugo rwiza ni urugo n'igihe umugabo nyine abanye n'umugore we neza, ubuzima ubwo ari bwo bwose baba babanyemo bakaba bumvikana, bakaba babasha gushyira hamwe bagakora. Ku ruhande rw'umugore akaba anezerewe, akaba afite umunezero w'urugo, ndetse n'umugabo akaba afite umunezero w'urugo. Ahangaha rero bitewe n'ibintu yagiye abivuga ku nyamakuru bitandukanye, kuri MIE yabivuzeho avuga ko atakifuriza murumuna we gushaka. Uyu mwana rero washatse akiri mutoya, wasengeye mu matorero atandukanye, wasengeye mu matorero atandukanye. Mpamvu mvuga amatorero atandukanye nuko yabanje kuba umwana w'itorero rya ADPR, ndetse na murumuna we murabizi bagiye bahangiramo indirimbo nyinshi zitandukanye zabahinduye abasitari, azamuwe na Kasha Makokero MIE. Nyiri MIE niwe wabazamuye, ibintu byiza cyane. Tunashimira uyu mugabo ko arakora. Hanyuma rero aba bana barazamuka baza kuba abasitari ku rwego rwo hejuru, ariko kugeza ubu uyu mwana uturuka i Musanze akaba arimo ararira cyane, aragaragaza agahinda, arimo agira inama n'abana bakiri bato, ababwira ati ibintu byo gushaka mu byitondere, ntabwo ari ibintu byo kujyamo uko mubonye, ntabwo ari ibintu byo guhubukira, ni ibintu mukwiye kubanza mugatekerezaho, kubera ko rimwe na rimwe hari bigaragara ko bishobora kuba birimo imbogamizi, bigaragaza ko nawe ubwe atigeze ahura n'ibintu byiza cyane, kubera ko buriya iyo uhuye n'ibintu byiza wifuza kubisangiza abandi, ukabisangiza abandi, ukavuga ko ibintu urimo ari byiza, ukavuga ko ibintu ukabishishikariza abandi. Ariko iyo arimo ashishikariza abandi harimo na murumuna we avuga ati ntabwo ukwiye gushaka, umva ko harimo ikibazo. Bamubaza impamvu ni iyihe, akavuga ko impamvu ngo ari uko ngo kuba wenyine, ahamagara mama we ngo amubwira ngo amumwoherereze ngo kurya byaramunaniye. Tukibaza nk'uko bigaragara, tukibaza uyu mwana yabaye mu bigo bya interina. Murabizi abanyeshuri babaye muri interina usangira n'undi, nta burarana n'undi. Muri interina dukuramo ikintu cyo kubana n'abandi, sociability y'uburyo umuntu ashobora kubana n'abandi, uburyo ushobora gukorana n'abandi, waba uri wenyine, waba uri kumwe n'abandi. Hariya twigiramo ibintu byinshi byo kuba warabaye muri interina. Hanyuma uyu mwana rero arimo agaragaza uburyo urugo rushobora kuba atari rwiza ku bantu bakiri bato, bigaragaza ko ashobora kuba yarahuye n'ikintu kitari cyiza mu rugo. Akaba ariyo mpamvu arimo ashishikariza abantu bakiri bato, cyane cyane murumuna we, amubwira ati ntabwo ukwiriye gushaka. Rero ibyo byabaye intandaro y'uko abantu bavuga ko uru rugo rushobora kuba rutaramubereye rwiza, urugo rushobora kuba rutaramuryoheye nk'uko bisanzwe bigenda ku bantu bafite ingo nziza. Bavuga bati kabisa uyu mwana mu musengere, uyu mwana mubwire Imana, mwongere muhamagare Imana, yongere mutabarize nk'uko yamugiriye neza, ikamuvana hariya hejuru za Musanze hirya, ikamuvanayo. Murabizi ko rero ubwo buce bari batuyemo, Imana ikabagirira neza. Imana murabizi ihindura amateka, Imana nzima, Imana itabara. Yamugiriye neza, bagiriye neza, bahinduye abasitari. Ariko kugeza ubu akaba ari gutaka, akaba arimo avuga bati ntago nakifuriza
murumuna wanjye gushaka akiri muto. Arambwira ati buretse rwose, buretse gushaka ntabwo ari ibintu byiza, ntabwo ari ibintu wakirukira. Bigaragara ko rero mu by'ukuri urugo rushobora kuba rutaramubereye rwiza, bigaragaza ko urugo rushobora kuba rumuguye, rushobora kuba hari nk'ibintu yahuye nabyo byaratumye azinukwa, byaratumye atanezererwa, byaratumye ashishikariza abantu kuba batashaka. Rero tumugira inama tuvuga ngo usenga nkuko n'ubundi yakoze kera n'ubu biracyakora. Imana yagutabaye n'ubu iracyatabara. Ibitari kugenda neza bizagenda neza, ariko tubwira abantu nyine nta kundi ushobora kuba urugo rutari kumubera rwiza, urugo rushobora kuba rurimo rumugora. Rero tuzi niba ko barakundanye, tuzi niba barahujwe n'iki, ntituzi uburyo uyu mwana ashobora kuba yarahuye n'uriya mugabo, nta muntu n'umwe uzi amakuru. Ariko reka tuvuge ngo Imana ikomeze kubashyigikira, kandi nyine nuko bigenda mu buzima, nuko bigenda. Rimwe na rimwe hari igihe tugira amahitamo ntahuze n'ibyifuzo byacu. Ubwo nyine nawe arakaza neza mu muryango wabubatse, nahangane n'urugo nyine nta kundi byagenda. Nakomeze rero yihangane kandi akomeze asenga Imana n'ubundi izamutabara.